tubahaye ikaze mwe mwese mukurikiye Knowledge Link kuri iwacu TV. Aka kanya turi Gikondo muri Expo Ground, aho tugiye kubereka ndetse no kubakurikiranira umuhango wo gutangiza ku mugaragaro igikorwa cyangwa se imurikagurisha ry'ibikorwa bikorerwa hano iwacu mu Rwanda. Uyu ni umwanya wa Made in Rwanda Expo Time. Muzajya mukurikirana kuri iwacu TV mu kiganiro Knowledge Link, dore ko tuzatubakurikiranira umunsi ku wundi ibikorwa byaje kumurikwa hano muri Expo, abaje kubimurika uburyo bikoze, umumaro byagirira abanyarwanda ndetse n'itandukaniro cyangwa umwimerere ibi bikorwa bifite ugereranyije n'ibindi bikorwa bituruka imahanga. Muraza kwibonera rero bamwe mu bantu barimo baragana iyi Expo icyo babivugaho, ndetse mwibonere na bamwe mu baje kumurika ibikorwa byabo muri iyi Made in Rwanda Expo, murebe ese bihagaze bite. Ntujye kure, dore ko uzamenya byinshi, umenye aho wasanga bimwe mu bikoresho ndetse n'ibikorwa byinshi bikorwa n'abanyarwanda bigakorerwa hano iwacu mu Rwanda, Made in Rwanda. Munyemere rero muri aka kanya tunyarukire ahari kubera uyu muhango wo gutangiza ku mugaragaro iri murikagurisha, maze turebere hamwe ese uyu muhango umeze ute, ni bande baje gutangiza iri murikagurisha, abaryitabiriye cyangwa bitabiriye uyu muhango bo barabivugaho iki, barabibona gute. Ni intambwe ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda, ni intambwe ikomeye ku bikorwa bikorerwa hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, ni intambwe ikomeye kuri ba rwiyemezamirimo bo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Munyemere rero tuhanyarukire, dore ko birimo biratangira, maze tubashe kwihera ijisho uyu muhango wo gutangiza ku mugaragaro imurikagurisha rya Made in Rwanda. Muri kumwe na Yves Sebahizi, iyi ni iwacu TV, iki ni ikiganiro Knowledge Link.